Mbanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro biva ku mwami Imana bikomeze kubana namwe. Kubo tutajya dukunda kuganira kuri iri jambo, amazina yanjye ni Imana irafasha Emmanuel, ndi umukozi w'Imana, nkunda Imana ndetse nkakunda abantu bayo. Maze iminsi rero ngira uburyo mbaganiriza ku ijambo ry'Imana uko bukeye nuko bwije. Nifuza ko twahugurana nk'uko Imana ibishaka, nk'uko Imana yahamagaye abantu bayo. Twebwe abo yahamagaye hari icyo Imana idusaba, icyo dusaba no guhugurana iminsi yose bikitwa uyu munsi. Rero ntabwo tuzareka kubabwiriza no kubabwira ukuri kw'ijambo ry'Imana, ahubwo nibidushobokera uko Imana izajya igenda idusura mu bicuku bya nijoro, mu mayerekwa ndetse no mu nzozi, tuzaduhora tubereka cyangwa tubaganiriza ku by'Imana yaduhaye kubabwira. Uyu munsi ngarutse nshaka ko tuganira ku ijambo ry'Imana kubw'intego cyangwa kubwo uko abantu basigaye bafata Imana muri iyi minsi ya none. Abantu bamaze gutinyuka Imana ku rwego rw'uko babona ko bakora ibyo bishakiye mu murimo wayo, bakawutobanga ndetse bakawangiriza. Ariko siko bizahora, ahubwo hari icyo Imana ivuga kuri bene aba bantu, yaba abakozi b'Imana bari mu murimo, yaba ndetse n'abakristo bari mu itorero. Twese dufite intego yo gukurikira Imana, kandi uwamaze gukurikira Imana hari imibereho mishya y'abahindutse bari muri Kristo ibategeka cyangwa ibasaba kugira ngo iyo mibereho bayigenderemo. Rero iyo wamaze kuhinduka icyaremwe gishya, ibya kera nibyo biba bishize, ariko ntago bivuze ko noneho ubabariwe cyangwa se ngo wisanzure ubonaho umudendezo wo gukora ibyawe ngo nuko wabikoze wihishe cyangwa wabikoze abantu batabibona. Ahubwo icyo usabwa ni ugukorera Imana nk'umuntu uzi neza ko uzahembwa kandi ukanahanwa, kuko Imana iracyahana kandi Imana iracyahemba abantu bayo uko yari iri kera n'uyu munsi ni kwiri. Nifuje rero ko uyu munsi tongera kuganira ku ijambo ry'Imana, twereka cyangwa turebera hamwe icyo Imana ishaka ndetse n'uburyo Imana ikiri nyembabazi, igikomeje gutegera amaboko abantu bayo ngo bihane, ariko bamwe bakaba bagikomeje kwinangira. Ijambo ry'Imana twabonye muri Yesaya mu gice cyaho cya 9 ku murongo waho, reka tuharebe hanyuma tuhasome. Urwandiko rwa Yesaya igice cya 9 reka dusome mu izina rya Yesu. Muri Yesaya mu gice cya 9 turasoma duhereye ku murongo waho wa 12. Umutwe w'amagambo waho uratubwira amagambo akomeye. Uratubwira ngo Imana ihana abantu bayo banga kuyumvira, ikomeza kubahana. Intego yacu y'uno munsi ni ukureba uburyo abantu Imana igihana abantu bayo, ikabagira inama ndetse ikabasura mu bicuku bya nijoro, ikabatumaho abanuzi, ikabatumaho intumwa, ikabatumaho ibyanditswe byera, marayika akamanuka akavugana nabo, ariko bakanga kwihana ngo nuko igakomeza kubahana. Hari abantu rero bibwira ko Imana itagihana, ariko uyu munsi nuko turi mu gihe cy'ubuntu, ariko urebye neza Imana iracyari uko yari iri kera, iracyahana, iracyashaka ko abantu bayo babaho batunganye. Rero iyo ubaye muri ubu buzima, ukaba mu buzima bwo kwigenga, wumva warahindutse ikigenge, wumva ko Imana wayihinduye nk'umuvandimwe wawe uzakora ibyo wishakiye ikakureka, hari ukwibeshya kuri muri ibi ngibi. Gerageza utunganye inzira zawe kandi uhindukirire Imana uyihindukiriye koko, kuko ijambo ry'Imana ritubwira neza ko abazi Imana yabo bazakomera. Niba ushaka rero gukomera, ugashaka icyubahiro, ugashaka kubaho ufite amahoro, nuko usabwa kumvira Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana, ariko mbere ko twinjira mu ijambo, reka tubanze twiyegereza Imana kugira ngo uyu mwanya w'ijambo utunganywe kandi wezwe, hanyuma kugira ngo duhagarare mu mwanya wo kumva no kumvira Imana. Reka dusenga Imana, twiyegereza Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushima n'ibyo ushaka bibeho mu isi nkuko bibeho mu ijuru. Mu izina rya Yesu Kristo rero umwanya nk'uyu tuje imbere y'amaso yawe Mana, tuzanywe no kwiga no gusobanukirwa ijambo ryawe. Emera ufungura intekerezo zacu, ngewe uvuga ntaba ari nge, ijambo ryawe ribe ririzima, kandi abazumva iri jambo ntaba ari bo, ahubwo Umwuka Wera abasure mu bicuku bya nijoro, abasure mu mayerekwa, abasure mu magambo make baganira na bene data, kandi abasure mu byanditswe byera. Buri muntu wese abone igisubizo cy'ikibazo yibaza kandi atarafite igisubizo. Urakoze, bana natwe muri uyu mwanya w'ijambo ryawe, ushyigikire uturinde icyakica gahunda cyose mu izina rya Yesu. Amen.
reka dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana. Wowe uyu munsi ukurikiye ibyanditswe byera, nagira ngo nkwibutse neza ko wabayeho uri umwana muto utaramenya ubwenge, utangira kumenya ubwenge bakubwira Imana, ndetse bakubwira ko Imana ikunda icyubahiro kandi ko Imana yanga ibyaha. Ariko kuba waramaze gukura, amahitamo yawe yaguhinduriye imibereho. Uri umwana muto birashoboka ko wabwirira Imana ukanayumva ukanayitinya, ariko wamaze kwigenga bigutera gutinyuka Imana. Ariko ijambo ry'Imana hano ryatubwiye, aho twari tubonye muri Yesaya ku gice cyawo cya 9 ku murongo wa 12, umutwe w'amagambo watubwiye ngo Imana ihana abantu bayo banga kuyumvira, ngo ikomeza kubahana. Rero iyi Imana ihanya abantu bayo bakanga kuyumvira, ntabwo irekeraho, nta nubwo ituza, ikomeza kubahana kugera igihe bazahindukira bakemerera Imana, bakemera kuyoborwa nayo. Ndagira ngo nkwifurize rero ko uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima, ahubwo wumva icyo Imana ishaka, nawe ukora ibyo Imana ishaka, kugira ngo ube mu banyamugisha kandi ube mu munyamahirwe bazabona Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana. Umutwe w'amagambo watubwiye ngo Imana ihana abantu bayo banga kumva kuyumvira, ikomeza kubahana. Umurongo wa 12 rero akavuga ngo ariko abantu ntibagarukiye uwabahannye, kandi ntibashatse Uwiteka Nyiringabo. Nicyo kizatuma Uwiteka acira Isiraheli umutwe n'ikibuno, inkindo n'imiberanya icyarimwe. Umugabo mukuru w'icyubahiro niwe mutwe, n'umuhanuzi wigisha ibinyoma niwe kibuno. Abayobora abantu barabayobya, kandi abo bayoboye bararimbuka. 16 bizatuma Uwiteka atishimira abasore babo, ye kubabarira imfubyi zabo n'abapfakazi babo, kuko umuntu wese asuzugura Imana akaba ari inkozi y'ibibi, kandi akanwa kose kavuga iby'abapfu. Nyamara uburakari bw'Uwiteka ntiburashira, ahubwo ukuboko kwe kuracyabanguye. Imana yacu idufashe kandi Imana itugirire neza cyane. Nagira ngo nkwibutse neza rero kuri aya magambo. Birashoboka ko wowe uri umugabura w'iby'Imana, birashoboka ko uri umushumba, birashoboka ko uri umwigisha, birashoboka ko uri umuvugabutumwa, birashoboka ko uri intumwa nkuru y'Imana, utumwa mu mahanga, utumwa kuvuga ubutumwa ku isi yose. Kuko Yesu atumye intumwa, ntabwo yazitumye ahantu hamwe, ntabwo yazitumye mu midugudu, ahubwo yarazivuze ngo nibagende mu mahanga yose, abazemera ubutumwa bwiza bakizera, abo ngabo bazabatizwe kandi bazavuge ubutumwa mu mahanga yose. Birashoboka rero ko nawe muri uyu mwanya wahawe imbaraga n'agaciro koko wahaguruka ukarenga imisozi n'imisozi uvuga ubutumwa. Ariko nagira ngo nkwibutse neza ko hano ijambo ry'Imana yatubwiye ngo Imana ihana abantu bayo bakanga kuyumvira, ngikomeza kubahana. Natwe niba hari icyo Imana yakubujije ukaba waranze kukireka, ntabwo izareka gukomeza kuguhana. Rero umutwe w'amagambo niyo mpamvu tubwiye gutyo. Ariko twagera kuri uyu murongo wa 12 ho akatubwira ngo ariko abantu ntibagarukiye uwabahannye. Amena. Abantu ntibagarukiye uwabahannye, kandi ntibashatse Uwiteka Nyiringabo. Abantu ntabwo bajya bumva ko bakwiye kwemerera Imana kuyoborwa nayo, kuko iby'Imana ishaka bihabanye n'ibyo abantu bashaka. Abantu barashaka umudendezo, barashaka amahoro, ariko amahoro yo mu byaha. Ariko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nta mahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka avuga. Rero iyo dukomeje gusoma ijambo ry'Imana, dusanga dukwiye kuba abantu b'Imana by'ukuri, tudajegajega, kandi niba dushaka kuba b'Imana, kandi niba tunashaka kuba mu mudendezo, ntabwo bishoboka ko umuntu yakorera abami babiri. Niba udashaka kumvira Imana, nta nubwo uba mu buyobozi bwayo, nta nubwo wemerera Imana. Vuga ko werurire Satani agukoresha ibyo ashaka, uba umukozi wa Satani, we kwirirwa ubeshya abantu kuri umukozi w'Imana. Niba rero warahisemo kwemera Yesu no kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, urasabwa kuba umuntu w'Imana, kandi urasabwa gutungana no gukora ibyo Imana ishaka ku manywa na nijoro. Rero niba waramaze kwemerera Imana kukuyobora, emera kuyoborwa nayo, kandi wemere kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, kuko iri jambo ry'Imana ni ryahumetswe n'Imana kugira ngo rituyobore mu nzira ducamo muri ino si. Muririmbyi yararirimbye ngo Imana iduha ibitunezeza mu nzira ducamo. Nese niba Imana ari izaguha ibikunezeza, niba wakorera Satani azaguha ibikunezeza, akazaguteza ibyago n'amakuba. Mwene data, nagira ngo tuganire kuri iri jambo twitonze.
ku murongo wa 13 akavuga ngo nicyo kizatuma Uwiteka acira Isiraheli umutwe n'ikibuno ni inkindo. Iyi nkindo ni inkoni y'imiberanya icyarimwe. Uwiteka nicyo kizatuma ashaka ibihano byo guhana umuntu wanze kumva. Niyo mpamvu umutwe w'amagambo atubwiye ngo Imana ihana abantu bayo bakanga kuyumvira. Iyo guhanye ukanga kuyumvira ntabwo irekeraho, ahubwo icyo gihe noneho nibwo igeraho igacira amahanga yose cyangwa se isi yose inkoni, inkindo n'imiberanya. Umutwe w'amagambo hano hatubwiye ngo ku murongo wa 13 ngo nicyo kizatuma Uwiteka azacira Isiraheli umutwe n'inkindo, umutwe n'ikibuno, inkindo n'imiberanya icyarimwe. Umugabo mukuru w'icyubahiro niwe mutwe, naho n'umuhanuzi wigisha ibinyoma niwe kibuno. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza cyane. Ndagira ngo mwereke neza icyo Imana ishaka, ngo umugabo mukuru w'icyubahiro niwe mutwe, kandi umuhanuzi wigisha ibinyoma niwe kibuno. Mbese mwene data, niba inkoni y'Imana izabangurirwa umutwe n'ikibuno, kandi umugabo w'icyubahiro ari we mutwe, mbese wowe wibwira ko ufite icyubahiro bikagutera kutubaha Imana, mbese wibwira ko uhagaze muri uruhe ruhande? Ese weho mwene data uri kugabura iby'Imana, uri umuvugabutumwa, umuhanuzi, ndetse n'undi muntu wahawe inshingano mu murimo w'Imana, wibwira ko uri muntu ki uzaba mu mwanya wo kutumvira Imana? Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo nuko umugabo w'icyubahiro, umugabo mukuru w'icyubahiro niwe mutwe, ngo kandi umuhanuzi wigisha ibinyoma niwe kibuno, ngo abayobora abantu barabayobya, kandi abo bantu bayoboye bararimbuka. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza cyane. Uhagaze mu mwanya wo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza, uhagaze mu mwanya wo kuyobora abantu kuri Kristo, uhagaze mu mwanya w'Imana mu isi, uhagaze mu mwanya wo kuba mu cyimbo cy'abantu bayoboye abandi mu isi. Mbese niki gituma wigisha abantu ibinyoma? Mbese niki gituma ubwira abantu ibyiza ngo babigenderemo ariko wowe ntubigenderemo? Mbese niki gituma wowe uri umugabo wo kubahwa, umugabo mukuru w'icyubahiro, ariko imigendere yawe ikaba itubahisha Imana yakugize uwo uri we, Imana yaguhaye agaciro? Imana idufashe kandi tugirire neza cyane kugira ngo twumve neza iri jambo kandi turigenderemo. Hari abantu benshi bamaze guta imirimo yabo, bagihagaze mu mwanya w'ibyubahiro, ariko iby'ukuri amapeti n'agaciro bakahawe kubwo ko bubaha Imana, Imana yari amaze kuyabambura. Basigaye ku cyubahiro gusa, ariko by'ukuri nta gaciro Imana ibaha. Mbese mwene data uhagaze he? Yo wisuzumye urebye neza imihagararire yawe, urebye neza imigendere yawe. Abantu bamwe barambwira ngo sigaye ngo ngeshe ibisoni, ngo kubera ko mbwira abantu iby'ubwami, ngo nese babwira byo kwihana ibyaha, ariko niko gakiza, ni nacyo cyazanye Imana, ni nacyo cyazanye Kristo. Yaje kugira ngo apfire abantu kubw'ibyaha bari bafite, babone amahoro, babone kubasha kwegera Imana, kugira ngo biyunge nayo, biyuzuze nayo, babone amahoro. Ijambo ry'Imana tubwira ngo nukiyuzuze nayo ubone amahoro. Iyo turebye neza rero mu ijambo ry'Imana, urwandiko rwa mbere rwa Yohana mu gice cyaho cya 3, iyo turebye mu rwandiko rwa Yohana mu gice cya 3 ku murongo wa 6, haravuga ngo umuntu wese uguma muri nge ntakora ibyaha, umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Imana yacu idufashe. Haleluya. Imana ishimwe ko hari abantu bakiri mu bushake no mu kumvira Imana. Imana ishimwe ko hari abantu bakibasha kumvira Imana no kuvuga ibyayo badatebateba, batagamije inyungu, ahubwo bagamije umusaruro w'uko abantu bamenya Imana kandi bakubaha Imana umuremyi wacu. Imana idufashe kandi tugirire neza kugira ngo n'abatarayimenya bongere bave mu byo bibwira, bagarukira Imana. Kwijambo ry'Imana rirambwiye ngo nuko ngo icyo nicyo gituma ngo abantu ntibaragarukira uwabahanye, abantu ntibigeze bagarukira Imana.
nubwo imana ibahana ku manywa na nijoro ikabereka inzira nziza, ariko ntibarayigarukira. ngo nuko icyo nicyo kizatuma imana ngo icira abisirayeli. Abisirayeli iyo turebye mu bwoko bwa Isirayeli twisangamo, twe turi urubyaro rwa Isirayeli, kandi Isirayeli ni ubwoko bw'Imana. Natwe tumaze kuba abantu b'Imana duhinduka ubwoko bw'Imana, tubaba mu muryango wa Isirayeli. ngo nicyo gituma rero abangaba banze kugarukira Imana kandi yarabahanye, ngo izakomeza kubahana, ngo hanyuma ikabacira inkoni, ngo ikabacira umutwe n'ikibuno, ikabacira inkoni z'imiberanya, ngo ndetse yarangiza ngo ibyo byose ikabibacira, ikabakubita, kuko Imana ntabwo ikunda agasuzuguro. Imana irarakaye cyane, babajwe n'abantu bayo bari gukorera ibyaha mu nsengero, babajwe n'abantu bayo bari kuyobya abantu bababwiriza ubutumwa bwiza bupfuye, bababwira ngo nibakora ibyaha, ngo Imana yarangije byose ku musaraba, ngo Yesu yarangije byose ku musaraba. Ntabwo ibyo bikwiriye. Ijambo ry'Imana riratubwira neza, ukomeje gusoma muri ubu butumwa bwiza mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana mu gice cya 3 ku murongo w'8, hakavuga ngo ukora ibyaha niwe n'uwa Satani, ngo kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha, ngo kandi ibyo umwana w'Imana yerekaniwe ni ukurangiza cyangwa se ni ukugira ngo amareho imirimo yose ya Satani. Imana idufashe. None se niba ibi ngibi ariko bimeze, niba ukora ibyaha ari uwa Satani, niba umwana w'Imana Yesu Kristo yarazanywe no kugira ngo amareho imirimo ya Satani, akureho ibyaha, ni gute yarangije byose ku musaraba ngo abantu bakora ibyaha mu buntu busage? Imana idufashe kandi tugire neza cyane. Ndifuza ko wowe unyumva uyu munsi wahindura icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Niba wahisemo kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza, wagira imigendere mizima y'abantu b'Imana. Haleluya. Umuntu wamaze kubyarwa n'Imana agira imigendere. Umuntu wamaze kwemera kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza agira imigendere. Aba agomba kuba ahindutse rwose, kandi yahindutse icyaremwe gishya, ngo kuko uwo nguwo abahindutse icyaremwe gishya. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Ni iki gituma rero abantu bari muri Kristo batazagira iteka bacirwaho, kandi tubona ko Imana igihana? Nuko abo bantu bari muri Kristo Yesu basabwa kugenda nk'uko Yesu yagendaga, basabwa gukora nk'iby'Imana ishaka, barasabwa kugira imigendere myiza y'abantu b'Imana bahindutse, kugira ngo Imana ibemerere kuba batazagira iteka bacirwaho. Hari umugabane w'abana b'Imana, hari n'umugabane w'abazarimbuka. Haleluya. Iyo dusomye mu rwandiko rw'Abaheburayo mu gice cyaho cya 10 ku murongo wa 37, hakatubwira neza ngo uzaza ntazatinda, ngo hasigaye agahe gato cyane uzaza ntazatinda, ngo kandi umukiranutsi wanjye, haleluya, umukiranutsi wanjye ntazatinya. Haleluya. Azabeshwaho no kwizera, azabeshwaho n'imirimo ye myiza yakoze. Iyo ukomeje ugasoma ku murongo wa 38, Abaheburayo mu gice cya 10 ku murongo wa 38, hatubwira neza aya magambo. Hakavuga ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Mbese ibi byose bizira iki niba twebwe twarahawe kwidendereza, twarahawe gutwarwa n'ibyo twishakira n'ibyo turarikira? Igituma ijambo ry'Imana kuri uyu murongo wa 37 hatubwiye ngo aracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatinda, nuko turi mu bihe bya nyuma, turi mu bihe by'iminsi y'imperuka, turi mu bihe bya bindi twabwirwaga tukumva ntibizabaho ndetse tukumva ni imikino. Ariko uyu munsi byatangiye kutugeraho, indwara z'ibyorezo, intambara, impuha zazo, urwango rwaragwiriye ubwo abana basigaye bica ababyeyi bakica abana, abantu ntibagikundana, babaye abo kwikundira imiya. Abantu bakunze imiya kugera ubwo bajya mu murimo w'Imana bakurikiye imiya, batajyanywe no kubwira abantu Imana, batajyanywe no kubwira abantu imirimo y'Imana. Imana bamaze kuyihindura nka mubyara wabo, ariko ngo ntabwo irareka guhana. Niyo mpamvu umutwe w'amagambo watubwiye ngo Imana ihana abantu bayo.
ngo Imana ihana abantu bayo banga kuyumvira, ngo irangije irakomeza irabahana. Hano muri Yesaya mu gice cyaho cya 9 ku murongo waho wa 12 nuko haratubwira ngo abantu, ngo ariko abantu ntibagarukiye uwabahannye, ngo kandi ntibashatse Uwiteka Nyiringabo. Abantu ntibashaka Uwiteka Nyiringabo, ahubwo abantu barashaka ubutunzi. Abantu ntibaragarukira uwabahannye, ntibarumvira Imana, baracyari mu bibanejeje, baracyari mu irari ry'isi. Ariko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo nuko uzaza ntazatinda. Mu Baheburayo mu gice cya 10 ku murongo wa 37 waracyasigaye igihe kigufi cyane, uzaza ntazatinda. Ngo nyamara umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Ngo ariko nasubira inyuma, umutima wanjye ntuzamwishimira. Imana idufashe kandi tugire neza, kugira ngo idukore ku maso, Mwuka Wera amanukire kudukora ku maso, tumenye neza umuhamagaro wacu, tumenye neza ubwo niba twarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, tumenye neza ko ari uyobora ubugingo bwacu, kandi tumenye uko tugende nk'abantu bahindutse, tugira itandukaniro n'abanyamahanga, tugira itandukaniro n'abanyabyaha. Ku ijambo ry'Imana muri Yohana, mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana mu gice cyaho cya 3 ku murongo waho w'8 hatubwiye ngo ukora ibyaha n'uwa Satani, ngo kuko uhereye kera kose Satani akora ibyaha, ngo ariko icyazanye umwana w'Imana ngo ariko icyazanye umwana w'Imana, ibyo umwana w'Imana yerekaniwe ni ukumaraho imirimo yose ya Satani. Imana iduhe kugenda nk'abantu bamenye Imana. Imana iduhe kugenda nk'abantu bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Mbese niba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, biracyakumara iki niba umubangikana n'ibigirwamana? Mbese niba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, niba umubangikana n'ibyaha, biracyakumara iki? Kuko Imana idaturana n'ibyaha. Kandi twamaze kubona neza mu bice byatambutse by'ijambo ry'Imana twize, twabonye neza iki Imana imwe mu butatu ivuze. Icyo Yesu nk'umwami n'umukiza wacu atumariye, n'ubundi ntabwo atandukanye n'Imana twizeye, ahubwo Yesu wacu niwe Mana. Kandi Imana niyo yohereje Yesu, aza nk'ijambo ryayo, rya jambo ryaremye byose bikabaho, niryo ryamanutse riza ritubera umuhamya, riza kuducungura ku musaraba. Ni Yesu wavutse kwa Mariya, wabyawe n'Imana, kuko nta marayika wazanye message kwa Mariya, nta gikapu yazanye, nta kintu yazanye cyajemo Yesu, ahubwo yazanye ijambo Imana yari imutumye. Ijambo yari itumye kuri Mariya. Imana yavuze ijambo, kuko Imana ubwayo ntiyari bwimanukire mu Mana bwayo ngize guturana n'umuntu. Umuntu ntiyari bubashe kwegera Imana, ntiyari bubashe kureba mu maso h'Imana. Nicyo gitumye ijambo ry'Imana yatumye marayika ngo agende abwire Mariya ko azabyara umwana w'umuhungu akamwita Yesu, azaba umukiza w'isi yose. Uwo niwe waducunguje ariya maraso. Ni Imana ubwayo yaducunguje amaraso yayo. Niyo mpamvu turi abana b'Imana, niyo mpamvu turi urubyaro rw'Imana. Tugiye gusoza, agira ngo nkwibutse agaciro kawe, uri uw'agaciro mu maso y'Imana. Niyo mpamvu Imana ubwayo yemeye kuza kugucungura. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mu ijuru inama iraterana yo gushaka uwaza gucungura umwana w'umuntu. Ubwo abantu bari bamaze kwandura, ibyaha byari bimaze kuba bibi cyane mu isi, ubwo Imana yari imaze kubona ko yongeye kujya kurimbura isi, inama iraterana yo kwiga kuwaza gucungura umwana w'umuntu. Ngo barashakisha mu bakuru, barashakisha mu bizima, barashakisha mu bamarayika, habura n'umwe wakiyemeza kuza gucungura umwana w'umuntu. Ngo ariko kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi, byatumye itanga umwana wayo Yesu. Aza gucungura umuntu kugira ngo abari mu isi babone ubugingo. Hari haraje umworera munini cyane watandukanyaga umuntu n'Imana. Ubwo Adamu na Eva bakoraga icyaha muri Edeni, bamaze kwanga kuyoborwa n'Imana. Satani amaze kubareshya beretse yuko bashobora kugira ubwenge nk'ubw'Imana, bibagirwa Imana yabaremye, bibagirwa umuremyi wabo, bibagirwa ya nshuti yabo yabasuraga buri gihe nimugoroba ije kuganira nabo. Batangira kugira gushidikanya, bibaza ko Imana yaba yarababeshye ikabahisha ibanga. Niko gutangira kumva ko bakeneye kurya ku mbuto Imana yari yarababujije kugira ngo babone ubwenge.
bagira ubwenge nk'ubw'Imana. Bari bamaze kugira gushidikanya mu mitima yabo, ahubwo bashyira kwishyira hejuru ko kumva gushaka kugira icyubahiro nk'icy'Imana. Nawe uyu munsi Imana yakugabije umurimo wayo, uri mu murimo wayo, ariko ibyo uri gukorera mu murimo wayo ntibinejeje Imana. Imana idufashe kandi tugirire neza kugira ngo twemere guhanwa n'Imana kandi twemere n'Imana ituyobore. Ijambo ry'Imana umutwe w'amagambo watubwiye hano muri Yesaya mu gice cya 9 ku murongo waho wa 12, umutwe w'amagambo watubwiye neza, uratubwira ngo Imana ihana abantu bayo banga kuyumvira, ngo irangije ikomeza kubahana. Mbese mu bantu b'Imana urimo? Se koko niba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, nturi mu rubyaro rw'Imana, nturi mu bitiriwe izina ry'Imana, nturi mu bahindutse abana b'Imana, ni iki gituma uri gukora ibihabanye n'iby'Imana yaguhamagariye? Ni iki gituma uri kubeshya Imana umuremyi wawe? Tugiye gusoza, reka dusoreze n'ubundi ari muri urwandiko n'ubundi rwa mbere rwa Yohana mu gice cyaho cya 3 n'umuri ku murongo waho w'9, hanyuma dusoze. Umurongo w'9 uravuga ngo umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha, kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntabasha gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana. Imana yacu idufashe kandi Imana itugirire neza. Ndifuza ko mwene data wahindura imimerere yawe, kwemerera Imana ikakuyobora uyu munsi wa none. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo abashakana umwete bazambona, kandi rirambwira ngo urufatiro rw'Imana ruracyariho rwanditseho ngo Uwiteka azabe. Ni nayo mpamvu amenya abakoze neza n'abakiranirwa. Ahangaha iyo dukomeje kuvuga ngo ibyaha, abantu bumva ubu butumwa, bamwe bumva bahita bakupa message bakazikupa, bakumva badashaka kuzumva. Ariko ndakwinginga nkwegereza mu mbabazi z'Imana. Imana yahanye abantu bayo banga kuyumvirira, komeza irabahana, ariko iracyari ku ntebe y'imbabazi. Nicyo cyatumye ijambo ry'Imana mu Baheburayo ryatubwiye ngo haracyari igihe gito cyane, ngo kandi uzaza ntazatinda. Muri iki gihe gito gisigaye wahindura imimerere yawe, nawe Imana ikakugirira imbabazi kandi ikakugirira ibambe, ugahagarara mu maso y'Imana utunganye, kandi ugahinduka uwo mu mugabane w'ababyawe n'Imana. Kuko hano muri Yohana mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana mu gice cya 3 ku murongo w'9 hatubwiye ngo umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha. Niba twaremeye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, twemeye kwakira Imana muri twe. Ruko Imana rero ntikunda ibyaha, kandi umuntu wamaze kubyarwa n'Imana ntakunda ibyaha. Tugiye gusoza. Nifuza ko niba wakurikiye ubutumwa ari ubwa mbere wumvishe ijambo ry'Imana, ufata icyemezo cyo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ugakizwa, ugahindura ubugingo bwawe. Kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umuntu wese ukora ibyaha n'uwa Satani. Ku murongo w'8, rwandiko rwa mbere rwa Yohana ku gice cyaho cya 3 ku murongo w'8 hatubwiye ngo ukora ibyaha wese n'uwa Satani. Ngo kuko uhereye mbere na mbere Satani n'umunyabyaha akora ibyaha. Ngibyo umwana w'Imana yerekaniwe nukumaraho nibi ni ukugira ngo amareho imirimo yose ya Satani. Imirimo ya Satani ntinejeza Imana, kuko iteka ryose Satani ni umunyabyaha, kandi iteka ryose Satani ni umwicanyi, ni umujura. Yoshya abantu kwica, yoshya abantu kwiba, yoshya abantu gusambana, yoshya abantu kuroga, yoshya abantu urwangano. Satani agira urwangano kandi agira ishyari, agira inzika. Rero umuntu wese ukora ibyaha n'uwa Satani. Kandi rega suko umuntu atakora icyaha, ariko umenya ko yakoze icyaha, akababazwa n'icyaha yakoze, akemerera Imana, agasaba Imana imbabazi. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo impamvu, ndagira ngo nkwereke neza uyu mutwe w'amagambo twasomye, utubwira ngo Imana ihana abantu bayo bakanga kuyumvira. Impamvu hano batubwiye ngo Imana ihana abantu bayo bakanga kuyumvira, nuko Imana iramutse iguhaniye ukayumvira, iguhindurira ubuzima. Irabizereka ko turi mu isi, kandi isi yuzuye ibyaha, isi irimo Satani, ariko icyo ishaka nuko yaduhana, hanyuma tukayumvira, tukihana, kandi tukareka ibyaha, tugatungana rwose, tukemerera Imana kuyoborwa nayo. Niba uri kumva ubutumwa rero ari ubwa mbere ugiye gukizwa, hindura imimerere yawe, hungisha ubugingo bwawe budapfa, butarimbuka buzize kutumvira Imana.
kuko ukora ibyaha wese n'uwa Satani, kandi ukora ibyaha wese azarimbuka. Abibwira rero ko Yesu yarangije byose ku musaraba baribeshya. Ijambo ry'Imana ryatubwiye muri Yesaya mu gice cya 10 mu gice cya 9, Yesaya igice cya 9 ku murongo wa 15 abayobora abantu barabayobya, kandi abo bayobya bararimbuka. Ku murongo wa 14 ho hakatuvuga ngo umugabo mukuru w'icyubahiro niwe mutwe, n'umuhanuzi wigisha ibinyoma niwe kibuno, nibo bazakubitwa n'Imana. Wowe wigira umunyacyubahiro ngo nuko uhagarariye abandi, n'udahindura imimerere ngo wemerere Imana ikuyobore, wumvire umuhanyi wawe, wumvire Imana ibyiguhana ubyumvire, izakomeza iguhane kandi izanaguhana no ku munsi wa nyuma. Haracyasigaye agahe gatoya kandi uzaza ntazatinda. Munyamara umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Ngo ariko nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye mu Baheburayo mu gice cya 10 ku murongo wa 37 n'uwa 38. Tugiye gusenga Imana. Ndagira ngo wowe wumvire ijambo uhindura icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Birashoboka ko wari warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko wakoraga ibiteye isoni bigayisha izina ry'Uwiteka. Wabwiraga abantu nawe ubwawe ibyo udakora, wabwirizaga abantu nawe ubwawe ibyo udakora, ndetse wabwirizaga abantu ibinyoma. Wababwiraga ko Imana ivuze itavuze, wababwiraga ko Imana ikoze idakoze, ariko nyamara uyu munsi wahindura. Haracyari igihe gito cyane cy'imbabazi, haracyari igihe gito cyane gisigaye, kandi uzaza ntazatinda. Imana idufashe kandi tugire neza. Tugiye gusenga Imana. Reka dusoze iri jambo. Mbese urashaka kugirirwa neza n'Imana? Mbese urashaka kumvira umuremyi wawe? Iyo tugeze hano muri Yesaya mu gice cyawo no muri cya 9 ku murongo wa 16 hatubwiye amagambo akomeye ngo abatuma Uwiteka atishimira, ngo bizatuma Uwiteka atishimira abasore babo, ye kubabarira imfubyi zabo n'abapfakazi babo. Kuko umuntu wese usuzugura Imana akaba ari inkozi y'ibibi, kandi akanwa kose kavuga iby'abapfu Imana ntizakishimira. Ibyo urimo wewe wibwira ko ntacyo bigutwaye, ngo ariko noneho umva neza ingaruka zabyo zizatuma Imana itishimira abasore bawe, itishimira urubyaro rwawe, ngo kandi nubwo izigera yishimira imfubyi n'abapfakazi bacu cyangwa bawe. Kubw'imirimo mibi yawe bizatera ubuzima bubi imiryango yawe no kurakarirwa n'Imana. Imana idufashe kandi tugire neza. Hindura rero imimerere yawe kugira ngo Imana igire ibyo yongera kukuremera bishya, kandi kureho inzandiko zose zakuregaga, kuko Satani n'umurezi wa bene data ahora arega abantu kandi aguteza ibyaha, yarangiza agasubira inyuma akajya kukurega ku Mana. Hindura imimerere yawe. Reka dusenga Imana. Urifuza gusengana nanjye kugira ngo Imana yongere guha imbaraga? Wari waraguye, waravuye mu nshingano, wakoraga umurimo w'Imana uvanga n'ibyaha. Hindura imimerere yawe. Tujye gusenga Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, urera, urakiranuka, izina ryawe nirihimbazwe. Twari mu mwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ryawe. Ijambo ryawe ritubwiye neza yuko wahanaga ubwoko bwawe ngo bukanga kukumvira, urangije urakomeza urabuhana. Uravuga ngo uzabushakira inkoni, uzakubita ikibuno n'umutwe, ngo ndetse umutwe n'abagabo b'icyubahiro, ndetse ikibuno n'abavuga butumwa, n'ababwiriza, n'abahanuzi bahanura ibinyoma, ngo bigisha abantu ibinyoma, ngabo bigisha bazarimbuka, ndetse nabo bigisha ntibazigera bamona Imana. Ngo nuko rero bizabatera kutagira
uzagirirwa neza nawe, ngo bizatuma utita ku mfubyi zabo n'abapfakazi babo. Ariko mwami natwe turagarutse, ntidushaka kurimbuka, ntidushaka guhindurwa agakiniro ka Satani. Iyo mpamvu twanze igisuzuguro cy'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Mwanya nk'uyu duhagaritse ibyatwaje abantu bawe igitugu, byatumye abantu bawe basubira inyuma, bakagukorera bakuvanga n'ibigirwamana, bakagukorera babivanga n'ibyaha. Ijambo ryatubwiye ngo ukora ibyaha wese n'uwa Satani, ngo kuko Satani uhereye kera akora ibyaha. None twanze ibyaha, twanze imigambi ya Satani ku buzima bwacu. Niyo mpamvu abantu bawe baguciriye bugufi, bemeye kuyoborwa nawe. Emera ubagarukeho bundi bushya, bahindurira amazina. Siba amazina mu gitabo cyo kurimbuka, wandukura amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo, ko bumvishe neza ijambo ryawe, bahindukiriye kukugana. Mwami mwiza Yesu Kristo, Mana nzima, turaguhamagaye kugira ngo uhindure amateka y'ubuzima bw'abantu bawe. Abantu bawe bari barakuvuyeho, bari baracitse intege, bari baragiye mu rucantege, bari barasubiye inyuma, bari bari mu byaha, bari bari mu nzika, bari mu nzangano, bari mu busambanyi, bari mu bujura. Ariko bahinduye icyerekezo, bumvishe guhana wabahanye, bumvishe ibyo wababwiye bakabirengaho, baragarutse baguhindukiriye. Ngo bagirire ibambe n'imbabazi, kuko uri umutunzi mwiza w'imbabazi. Ijambo ry'Imana ryatuye ngo aracyasigaye igihe gito cyane, ngo kandi uzaza ntazatinda. Ngo nyamara umukiranutsi wawe azabeshwaho no kwizera. Abantu bawe bizeye ibyo wababwiye, bizeye ko uri Imana y'inyembaraga kandi uhindura byose. Reka uhindure ubuzima bw'abantu bawe, bongere bakugarukire bundi bushya, kandi ngo umutima wabo nusubira inyuma ntuzabishimira. Ubarinde gusubira inyuma mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo nibahagarara imbere yawe bajye bagaragara nk'ubwoko waremye kandi wishimira. Bahinduka ibyaremwe bishya, bahindurirwa amazina n'amateka. Urakoze kuko uri umurengezi mwiza. Komeza ushyigikire ijambo ryawe, abazaryumva rizabahindure, bazaryumva rizababera inkomezi, bazaryumva Mwuka Wera abasure mu bicuku bya nijoro, abemeza ibyaha byabo kandi bahindukire rwose, bihana ibyaha byabo kugira ngo bagirirwe imbabazi nawe. Urakoze kuko uri umutunzi w'imbabazi, kandi urakoze ko bumvisha ijambo ryawe bagahinduka. Urakoze kuko wahinduye imitima yabo, kandi urakoze ko uhinduye icyerekezo cy'ubuzima bwabo. Tubisabye twinginga Imana mu izina rya Yesu Kristo umurengezi wacu. Amen. Amen. Amen.